munsi gutya ati nukubera yuko ari operation ya mbere nkoze ati niyo mpamvu ubona nisanzuye mu kuvuga ati ariko ni ngenda bimenyera ati sindi umunyamakuru w'umunyamwuga ati nuko nabonye birimo umufunga bro nahise vuga niba umuntu abyuka akavuga ati ngiye gukora no kubera yuko nabonye ngo birimo amafaranga uwo muntu urambwira ngo content yose azabona yatuma mu mufunga ntazayikora ubu none rero buri muntu agiye kuzajya abona afitanye n'ikibazo n'umuntu kugira ngo aze wenda bakiganireho bagikemure ahita ashinga YouTube channel aba ariyo content ya mbere. Karara ngiye yarambwiye ikibazo yari afitanye na Sabin. Yasabye Sabin aramubwira ati Sabin wampaye. Sabin wamuhaye iki? Amuteye amujombe amuskorera. Ibyo bintu ndabihakanye. Ariko ubukuntu duba yarimo arakomeza kugira. Oya. Reka murangirize se Brian, reka murangirize. Sabin wowe dumba Sabin uramuzi ni inshuti yawe muhuye kende. Reka ndaje murangirize. Ukuntu Sabin tanazuba Sabin yaba ari umupfuzi. Sabari hana arimo arabyumva mu kafe account ndagushuje inshuti yanjye Sabin nawe bizu niyo nahaye kita. Urumva? Sabin aramubwira ngo Sabin na kuntu nabandi live nawe Sabin nabari hano. Urumva Sabin aramubwira ngo Karara sinshaka kuguha. Noneho yagenda akagira gutya akabona hari ukuntu bwa bukobwa ni bwiza akabona hari ukuntu kari agakobwa kaba kicaye hariya Sababa kicaye uko nanjye ndi kumwe nayo nazajya mfasha bwa bundi cya Karara hari Sabin wicaye ku mukobwa se oya nyine babaga barimo baratera story nyine hariya ku ruhande Karara we kubera yari yasabye Karara gafu noneho Karara kazabwira Sabin ngo kuri muranyima kandi bari wabahaye ahabwa ivu n'umuriro ibyo se yabivuze mwarabivuganye bifu niho yaturutse wewe wabonye ibintu bya Clara bisobanutse we ni wabisimo kizima noneho buriya noneho hari umunsi yagarutse ngo muri episode 2 umva se umva muri part 2 ibintu bya Clara muri byari bidasobanutse nabisobanura nkuko ese rero wumve muri part 2 yaraje ngo ngo noneho ngo nabonye ngo byakomengeye kubaha ikinyarwanda ndavuga rero nagiye kuzana ndicara naricaye mana naravuze rero nagiye kuzana amafoto mana Karara kivuge njya kubona cyongeye kivuze bya bintu maze gakikajya kivuga ariko sinagakivuga tugambo dushasha muri showbiz ngo mwicare ariko buriya rero hari kiririmba hari ikintu nakomeje kubabwira gukomeza kuvuga nk'abantu b'inzererezi nk'abo ngo ni Karara simuzi nukuri kw'Imana ngo nze reka nkubwire wa mugani wawe Imana inshuti yanjye Sabin uziko dumba umwiyama ibyo bintu ukajya kumva barongera muvuze nk'umuntu nk'uwo oya Karara namuvuga reka Karara ashobora kugera mu Rwanda kama gahabwa ivu n'amashanyarazi gahabwe rubi akibaze nk'abantu dumba bavugasha uziko dumba nawe yibwiye ngo bari baburise se kometa Karara namuto abantu bitwa ngo baburise se bari baburi musarane niwe namumva cyoko zareka nkugira inama mwana wa mama dumba umenye ko bano bagore bose baba baritukuje iyo bakuyemo imyenda bacumba umwose Impanga ni oji oya Impanga ni oji iswera basi uyiswera ku Impanga ariko se bari abana bafite abagabo ariko dumba yarahukanye nubwo batandukanye ariko ntabwo baratandukana mu mategeko ejo bundi haracyari ejo bundi abantu batandukanye bakwiye nanjye mugiye kumpamagarira ribuse kubera nshaka guswera Impanga uziko buri utanze content z'ukuntu abo bana bahukanye kandi gutuka igitutsi mitavuga no bibere bari ko biri coding ejo bizabiri gutya bimeze gutya jewe zaba nibereye mu Rwanda nigera mu Rwanda nzagenda gushaka Impanga nanjye zaba nicari hariya ku Impanga ngira gake reka mbabwire mani dumba mujye musengera buri abantu baba barashakanye barakoze ubukwe babana mu nzu umugabo n'umugore burangiye hari ibintu ntashobora kubana n'umuntu ukwezi kumwe 2 3 4 reka mubwire abantu mwubatse mu maranye guhera hejuru y'umwaka kuzamura rwose mwikubite mu gatuza muvuge ati turi abagabo muri abantu babagabo ubona umuntu ukwezi kwamera ukamubona ameze musangira murarana mugendana mana narwara stress napfa iyo urangije gukata umurongo ukinjira mu kibuga cy'umupira
ukinana natwe gake gake narababwenga imihanda muzajya muyinsanga ariko gake sha gake impanga nukuvuga ngewe ko I wish umva mubwire ni ukuri ko Imana muri ziriya mpanga uko ari ebyiri sinzi yaswenyuye urugo ariko ibyaswenyutse byose Imana izamba bareba finally bongere bumvikane bakundane basubirane kubera yuko mani gutandukana buriya gutandukana n'umuntu mwabanyeho ntabwo biba ari ibintu byoroshye kandi umuntu afitanye n'umwana no erega dubawe nuko aba wabyaye bose baba warabananiwe ni nka kiriya kigo kivuye aha ngaha uriya muhugita nyakubebera rubika yababa we ngo ni mucoma nyagucomwa mucoma yaragukomye genda gahambe ariko mucoma uramwanga rubi aragakomera uba arakagenda bumwiriyeho arakagwa mu mago bishyiramo maze yaraguturikije mucoma Shambabara ntago nshaka gutukana Imana imbabarira. Ako sombwe n'ugutukana igikiwo. Ndi kwigira umubatizo niyo mpamvu baranashaka nabi. Reka nkubwire rero Bria wowe ntago wowe gutukana njyewe iyo ntukanye abantu barabibona ko nyine ntago biri deep uzi ko wowe utukanye ibintu birumvikana ko umuntu bimugeze kwigufka. Ndiko uratukana nanjye nkahita mvuga uzi ko Bria ntatukanye. Kandi nanjye Bria ibyo birakomeye. Bria ne we nukaza atukanye ya kuri umu DJ wabimenye mucoma bambwiye yuko yari afite umugore urugo ngo rukamunanira niba rwaramunanira biba byara mucoma na wameze nka wa muhungu wacu urujya uririmba wa undi uri w'umuririmba Shizo ndambona bameze kimwe bafite depression zimeze kimwe bose bimereye nabi sinzi ibintu bafata baba baragiye bahemukirwa cyane umva Bria kuri umu DJ wabimenye neza ko indirimbo bita Selavia Soshobora na Vanimano yamaze kuva kuri YouTube abana bo bituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuyikuraho barayiziza iki se kandi iriya ndirimbo ngo umuhungu bita Vanimano bamuhaye amafaranga agakora n'indirimbo na Soshobora umwana arayishyura muri studio amaze kuyishyura muri studio umwana arababwira ati ariko rero indirimbo nzaya-uploadinga na naririmbemo akantu gato numwana w'umukire cyane ufite ibiceri biteye ubwoba ashaka kwibera nka DJ Khaled nyine nawe aririmba mu ndirimbo anaya-uploading kuri channel ye witwa Vanimano inzariza kumukubita ikomeye cyane aza kuba ariko rero hari indirimbo ngira kwa producer runaka ashobora kuba afite data zayo reka bahite bayisohora kwa element kutinya kwa element kandi numva ngo ko Kigaeli ngo ni nuza wawe kutinya kwa element buretse gato nyine nkubwire aragereza kuyikura ku mu producer ahita zarayisohora indirimbo yikwe kwa producer wa video apana ku element kwe video niyo ba postings ni video nayo yakuwe ubwo noneho indirimbo iza kuvaho yavuyeho ku munsi w'ejo mbaza ngo bimeze bite maginga yanga kuri Vanimano ngari mararira nka kabwana Vanimano ko yari inshuti yanjye byagenze gute nyine yatetse imitwe umwana ufite amafaranga umva mubwire niba oya njyewe ndumva ibyo ngibyo nta kibazo kirimo nimba umwana yarabahaye amafaranga ngo basohora indirimbo bakamurira umufungo akaba yayikujeho ngende umva nta bintu byadanje birimo bumvikane bayisubizaho kuri YouTube channel Bria ariko uzi kugira ngo wowe usohora amafaranga none se uwo mwana nyine none se Vanimano ababajwe n'iki nimba ziko yari umufungo w'abandi nawe nyine ubwo ngubwo nababare nabiryozwe niba ari igisuma ngo kiragasokwera nyine none se ubwo ngubwo umuntu wabigeza gute niba watwaye indirimbo y'abandi niba atari ikizura kimbabari Dore na wacu dore zuwe na hano muri comment akoze nkoze urasina muza akoze ndumva nawo mana nyagasasa bano umugore Brian ariko rero mani umva mbabwire hagati aho ngaho ngewe rwose ndasaba abantu bose bari hano abantu 1,370 kuzamura reka nge mbisabira akantu mwabantu mwe ndabasaba abahanzi bo mu Rwanda nimba sohoye indirimbo kayikunda vraiment ujye mu blessinga umuha amafaranga yego amafaranga bano baniga bambwiye ubuzima babayemo numva gahinda karanyishe cyane abenshi rega baba banye batushikanya ari nka veni mu nzu nabonye ahubwo inzari bukubite bupfe oya tugendiriya wowe tubu ni bushaka bupfe
ubwo buhanzi kucyura bwanyu bwo umwana mu mu Rwanda bigira roho mbi uva mubwire bano bana bambwiye ubuzima babayemo agenda Dumba karagenda karanyica nibo babyishyiramo nguma mbivuga hano nibo banza babyishyiramo wumve njyewe nabanje kuvuga ni icyo koza mani nyine urumva hari ukuntu hano mu Rwanda ako mani dutuye mu gihugu ni cyiza pe ariko igihugu cyacu mani nuvuga kiri ku bahanzi ndabaseriye uretse ubuzima hano mu Rwanda mani buri very expensive urikumva utajyanye n'imikorere no gukora vuba vuba hano wasigara Dumba sasa rero bano bahanzi ntabwo nari nzi burya ko indirimbo mu by'ukuri ntakubeshye je usibye kuba nabona indirimbo ngo bayikoze bayigenje gutyo ubwo numvaga ari nk'ibintu biba nk'umunsi umwe iminsi ibiri karangira kumbe ibi bintu byo gukora indirimbo umuhanzi akaba yasohoye n'amashusho ngo ni ibintu birenze kandi binahenze urumva nyine itari umuhanzi ntabwo umenya wagwana aho rero ibi bintu twari turi gukora iriya ndirimbo pressure nibwo nabonye ukuntu banshyira kuri stress ngo bagiye gushutingira ahangaha ngeraho ndanarambirwa ndavuga ni kumbi nuku nguku bigenda indirimbo imwe kuri tuyibona iminota itarenze 3 buriya reka nkubwire uzi ko umuhanzi ashobora kuba ameze nabi urumva yarakubise nka boro arimo aratrending umwana akaza akamubwira ati wampaye korabo njyewe nikorere video afite n'impano akayimwima ngo kubera uwo mwana atarimo aratwika ngo cyangwa ntabwo